gushireho hejuru y'ibihugu by'abami. Umuntu yakureba akakureba muri karande yo kwasora kwa nyoko. Ariko ikintu nkundira mwene Mariya yaje ntabwo aturebera muri karande. Dore ngihereje icyubahiro. Hetopa eranima haya sire bone icyubahiro Yesu. Dushimire Uwiteka kiyaje ataturebera mu bisekuruza byo kwa data no kwa mama. Yego sha. Nafashijwe n'ukuri. Ibisekuruza byo kwa nahaguruka. Haleluya. Irangije ibwira Yeremiya. Iramubwira ngo Yeremiya we nakumenye utari waba uruso nkunda ya mama wawe ngo nkushyiraho kuba umuhanuzi. Yes, reka nongere mbahe ikaze mwe mwese mukomeje kubana natwe aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye, tubifuriza kugubwa neza. Imbere ya kamera mafite umutumirwa, umubyeyi w'umuhanuzi nkunda. Reka nge mbivuge, umubyeyi w'umuhanuzi nkunda. Ndamwakiriye kuri izi YouTube channel mu izina rya Yesu. Ndabashuhuje abantu badukurikiranye, amahoro y'Imana bane namwe, ukuboko kwiza kw'Imana kuba gote mu izina rya Yesu. Ndabashuhuje ninjye ugarutse muranzi mama Samweli. Yego. Ndabashuhuje abadiaspora, abantu badukurikirana, abanyarwandakazi, abantu bari mu bihugu bitandukanye mu mahanga, amahoro y'Imana bane namwe. Yego. Mama Samweli meze utese? Ndashima Yesu. Amakuru y'iminsi byagendaga. Wari warabuze ariko? Narabuze ariko bibaye ngombwa ko nongera kugaruka. Kutaherukaga kuri izi YouTube, kuri izi mihanda nuko nabivuga. Habayeho kuba ncecetseho gatoya mbanza gusenga nyine. Burya icyo namaze kubona cyo iyi njerekani irimo amazi, amazi ukayasuka isigara ari vide. Ni ngombwa rero ngo nkuko tuba twaje ku makamera, yego, iyo twavuze ni ngombwa ngo dusubire kongera gushaka amavuta n'imbaraga. Ibyo rero mazemo igihe ndimo nta bindi. Yego. Mbwira Imana ngo Mana mpicyo kubwira abantu, mpicyo kuvuga. Yego. Hanyuma dushyira imbere y'Imana. Reka dusenge. Yego. Uri data wa twese mwiza, Imana yihagije, agacuko guhindukana bakugaragaraho ubwami bwayo buze kandi icyo wagambiriye gukora ugikore. Turasenze abantu badukurikiranye Mana, ineza y'Imana ibabeho, kuko kwawe kwiza kubagote, kuko kwawe kwiza kubahire. Buri muntu wese abone neza yawe. Muri ndi yaravuze ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ngo ndetse ribamara imibabaro ryarangiza rikabatinyura. Ndasenze ngo ugire abantu umara imibabaro. Hari imitwaro babikoreje ariko turasenze kugira ngo marayika uruhura cyangwa se Imana iruhura, Imana igice intambara zitabera igakuraho amakuba n'ibigeragezo. Turasenze ngo ubwami bwawe buze mu izina rya Yesu, kandi icyo wagambiriye gukora ugikore. Icyo dufashe muri imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Reka buri muntu wese uri bwumve iri jambo rijyaho rimukura naho rimushyitsa mu izina rya Yesu. Wari urwaye akire, kuko ni wowe muganga uruta abandi baganga, kandi wari ushavuye ahozwa amarira mu izina rya Yesu. Turasenze ngo buri muntu wese udukurikirana abone ukuboko kwawe kwiza, kumukora imirimo n'ibitangaza, kumukorera iby'ubutwari, kumukorera iby'imbaraga mu izina rya Yesu, kuko muri we twarahageze turaharuhukira. Uri umwungeri mwiza utaragirira ibihembo, uri igiti cy'inganzamarumbu risambi itarumba, topaya sinima efo niwaya sire distance raya sire bonefo. Uri data wa twese mwiza, turagushimiye ko umugongo wawe uhetse abantu bawe. Twagiye tubona ababyeyi baduhetse baratwijishura, ariko umuntu uhetse ntabwo ujya umwijishura. Niyo mpamvu dusenze ngo icyubahiro cyawe kiganze mu isi no mu ijuru. Urakoze Mana kubikoze, tubisabye twizeye izina rya Data wa twese n'Umwuka wera. Amen. Amen. Masamwe Karame. sengesho usenze rero ryari rifite amavuta mugana umaze iminsi usenga. Ese ko niki gituma ubona ari abantu benshi baza kuri YouTube ari abakozi b'Imana ariko ugasanga nyuma baranamutse? Ni ukubera iki? Mbere yuko tugeza iki Imana yashyize ku mutima. Hanyuma ntabwo turagera Satani atarasimnambi. Kandi biravuga ngo nuzika ahagaze yirinda atagwa. Ikindi nta kindi cyazanye Satani mu isi ni ukwica no kurimbura no gusenya. Nta kiza Satani agira. Ariko Bibiliya ikavuga ngo nimurwanya Satani, nimurwanya Satani nawe azabahunga. Birashoboka ko uyu munsi mama Samweli natsinda, ariko ejo nkatsinda. Kuko niba ari umuririmbyi wabivuze ngo gucyamba umwambaro w'urugamba niyirate nk'uwatabarutse. Yego. Ariyo mpamvu nabwira abantu b'Imana
birakwiye ngo duhore ku kagezi tuvoma tubwira Imana ngo Mana duhe imbaraga z'umutima, Imana duhe ishimwe, imbaraga zo gukomera, duhe Amen. imbaraga zitsinda kuko Yesu Satani yigeze asanga Yesu ari mu masengesho y'iminsi 40 aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana fata iri buye urihindure umugati, aramubwira ngo ntabwo umuntu atungwa n'umugati n'imitsima ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Bishatse kuvuga iki? Imana Satani wahangaye Yesu yararangiza amasengesho y'iminsi 40 akamara amajoro 40 atarya atanywa ari mu butayu. Hanyuma niba Satani yarahangaye Yesu ari mu butayu ntabwo njya azantinya, nawe ntabwo azagutinya, ntabwo azatinya pasiteri uhanura agakora mu bicu cyangwa se ubwiriza cyangwa se usengera abantu bagakira agahagurutsa ibirema bikagenda agahumura impumyi zigahumuka. Mu yandi magambo ntabwo azamutinya. Icyo rero nabwira abantu ni uguhora imbere y'Imana tubwira Imana ngo Mana ongera uduhe imbaraga, ongera uduhe imbaraga, ongera uduhe imbaraga. Nahatari ibyo ngibyo twagwa. Iki kibuga kirimo abantu benshi twagiye tugisanga ubu batakirimo kandi bahanuraga babwirizaga kandi barahari n'ubu barahari ariko batakigaragara kuri izi mbuga. icyo nshatse kuvuga uzi ko ahagaze yirinda atagwa kuko nta kindi cyazanye Satani ni ukwica no kurimbura. Hari ijambo uvuze ngo Satani yahangaye umugabo witwa Yesu, ariko se nimba Yesu yarambaye inkweto imwe, we washobora kwambara inkweto imwe? Washobora kwambara rugabire imwe? Yesu yambaye ikanzu imwe. Tujye tubwiza abantu ukuri, wowe urumva wakambara ikanzu imwe umwaka 2 imyaka 3 imyaka 4 iyo kanzu yaba itaracika? Reka nkubwire muhereho ubuhamya gato. Yego, njyewe nkora ubukwe, nakoze ubukwe inzu twakoreyemo ubukwe nayo mazemo ukwezi kumwe. Uwo munsi nakoze ubukwe Imana yarasanze irambwira ngo uhereye umunsi winjiye mu ishuri nawe uvuze umunsi nakoze ubukwe. Uwo munsi marayika yaraje azanira igitabo cya agenda kinini nzabyibagirwa, bino bikayi binini biba biriho ibintu by'ubururu, ibifuniko by'ubururu. Yego, amanabika arambwira ngo uhereye umunsi winjiye mu ishuri. Uwo munsi nashatse nta nijoro rimwe ryacu nta n'amasaha. Hanyuma icyo mbivugiye ntabwo ari igihe cyo gutanga ubuhamya kuko sinanabikunda pe, ibintu byo kuvuga ubuhamya simbikunda bitewe n'impamvu cyangwa se no gucunga umutekano. Yego, udashaka kwimena inda. Kabizari. Yego, noneho arambwira ngo uhereye umunsi utangiye mu ishuri. Njyewe uzi nkora ubukwe nta nubwo twanariye imbere y'Imana. Ukora ubukwe? Nkora ubukwe iryo shuri nta nubwo twanariye. Ndibuka umukecuru umwe utumye ndondogora ibintu byinshi kandi siyo cyanzanye. Umukecuru umwe bita mu masaha mu izindiro. Yego, yihangane nanabyumva wenda kuba muvuze. Yihangane ko tunafite n'inkorora hano. Yanzaniye umuceri n'ibishyimbo. Uwo munsi mwakoze ariko ndagaragaza ngo nibutse iminsi ya kera tukuramburiye amaboko. Yanzaniye umuceri n'ibishyimbo. Yego, ndibuka naraye ndirimbwira Imana ngo ariko se ubu nibwo bukwe wambwiye? Noneho ndibuka inzu twakoreyemo ubukwe twayibayemo ukwezi kumwe. Tuyibayemo ukwezi kumwe mva ahantu nabaga mu izindiro njya kuba ahantu mu ishyamba y'ibimbogo bita kwa mifuka. Yego, inzu twabayemo twayishyuraga 5000 mpita njya mu nzu 3000. ni kwa mifuka koko. Ariko noneho tubikomoje ku ijambo wari uvuze ngo Yesu yambaye ikanzu imwe na rugabire imwe. Ukuri njye nta n'igitenge natahanye igitenge kimwe. Ndakubwiza ukuri. Naheraho Imana. Kimwe kitagira icya kabiri. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza. Ribamara imibabaro. Reka yaranye kabatinyo. Ariko nanone ngo umutima ukomeretse. Aravanga umutima ukomeretse. Yego sha. Niryo ribukiza. Yego. Ngushonje. Biramuhaza. Reka mbabwire. Mbere yuko tuvuga bino bintu cyambere uko mvuga bino bintu hari ahantu umuntu abanza kujya kwigira. Yego. Kuko ntabwo umusirikare ashobora kubona ipeti ataruhiye. Ntabwo ashobora kwambarira akangora imujye hano ku bitugu. Atariruhiye ntibishoboka, arabanza akajya ku ikosa. Rero natwara abantu mbere kugira ngo baze kuvuga Imana cyangwa se ahagarara ugatuta avuga Imana. Hari ahantu tubanza kujya kwigira. Noneho nsubiye inyuma gato nkimara gushaka. Yego,
nambaye umwenda umwe pe nambaye umwenda umwe ndawambara njyewe umugabanye twamaranye imyaka 6 ataratunga n'inoti ya 5 utumye twinjira mu buhamya kandi so cyari kinzanye twamaranye imyaka 6 ataratunga inoti ya 5 kandi nakoreraga Imana n'abakorera Imana pe ndibuka ndi mu bantu basohowe mu nzu nabuze aho kwishyura ngo muri toilette ya chambrette umwana wanjye bita Samweli kandi uri umurokore kandi nanahanura uri umuhanuzi nanabwiza n'ukuri se kuki abahanuzi ari bo usanga babuza amafaranga y'inzu nibo babuza menivari y'abana nibo babuza ibyo kurya nibo babuza imyenda yo kwambara nibo mbese n'ibi byose kuki impamvu ni ukubera iki impamvu erega ntabwo satani yajya gufata umusambanyi amufite gutya bamufite ntabwo ajya gufata umusinzi abamufite zanga bikunda niyo ngo afate mama Samweli cyangwa se na Jeanne cyangwa se na Jeannette kuko abataramufatisha ikindi cya kabiri burya abanyamasengero hari aho bagera bakazegeje satani niyo mpamvu nawe yaje nta satima gushiriramo nta n'imiyaga kuko nawe umukubise ukubita ababaza n'urugero niba ufashe nk'umurozi ukamwatuza akamena amabanga ya satani yego zanga bikunda umwambuye umuyoboke niko nabyita sibyo niba rero umwambuye umuyoboke ni ngombwa ngo nakuzaho nawe azagukubite mu cyico agukubita ababaza amasamwe kiriya icy'ubuntu icy'ubuhamya reka tuzagidekura ikindi gihe ahubwo twagira ngo tubwire abantu ko Imana ijya yemera ko byose bitugeraho Imana yemera ko byose bitugeraho njyewe nakoreye Imana nkorera Imana nambaye ubusa ndibuka inzu nabaye mu nzu zigeze muri 25 izo nishyuye ni nk'ebyiri sibyo yewe iwavuga ibya Yesu n'amashuri ye ni hatari uyu munsi wa none wari umaze iminsi uvuga ngo kuri uri gusenga ndashaka kugira ngo ugire ubutumwa utugezaho Imana yaguhaye icyo nabwira abantu ni uko bakwiye gusenga bagasenga ubudasiba kandi bakarindira Imana nta jambo Imana igivuga ngo rihere birashoboka ko ushobora kuba ubabaye cyangwa se uri mu ntambara ariko umuririmbyi yaravuze ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo ngira abantu badukurikiye batumbire Yesu watumbira umuntu akakureka akanagusezeranya ntasohoze amen ukizera umugabo akagusezeranya ntasoze cyangwa se ejo akabona ko mutanagikwiranye yego cyangwa se ukizera inshuti cyangwa se ako wawe ariko umuntu bita Yesu iyo umwize ukamushyira mu byicaro byo mu mutima wawe akicara haleluya amen akicara mu mutima wawe mukagenda ntabwo agukoza isoni amen hanyuma uyu muntu wiringiye Yesu akamubera igihome cyangwa se ubwugamo ntabwo uyu muntu ajya akorwa n'isoni naho abantu babona ko isoni zimukoze ntabwo Imana yemera ko akorwa n'isoni amen cyakora cyo birashoboka ko Imana ishobora kugutanga ariko ikagutanga ari ukukugerageza ntabwo Imana yakwemera kuwupfa yego ntabwo bishoboka inabyemeye n'igihe cyaba kigeze birashoboka ko igihe cyo kubaho cyawe cyangwa misiyo yawe ku isi yarangira ariko misiyo yawe imaze kurangira Imana yakwezi ikaguha ubugingo yego bishatse kuvuga iki ndi kubwira abantu ngo bizere Yesu abantu bizere Yesu wowe uri mu kibazo uri mu ntambara ongera ugirire Yesu icyizere amen ntukangwe n'ibigeragezo uhagazemo topaya siera cyangwa se intambara uhagazemo Imana ishimwe haleluya ntukangwe n'imiraba uri guhagararamo cyangwa se intambara uhagazemo amen ubwire satani ngo satani nubwo uri imbere ariko nzi ko Imana yandengeye cyagi n'uyu munsi ntaho yagiye Imana ntabwo igipfa nta nubwo yashyizweho n'amatora ngo wenda manda yayizarangira bongere batore undi Imana ni Imana yihagije amen haleluya hanyuma ndi gushishikariza abantu bongere bagirire Imana ikiza wowe ubabaye wowe ufite ibibazo wowe ubona nta nzira wowe ubona nta butabazi ongera ugirire Imana icyizere ni ukuri Imana ifite inzira nyinshi yanyuramo ikaguhuza n'igisubizo cyawe Imana ifite inzira nyinshi yanyuramo ikaguhuza n'icyo yavuze ku buzima bwawe Imana ifite
afite inzira nyinshi yakuramo umugisha we cyangwa se ubutabazi bwawe ikaguhuza n'icyo yavuganye nawe. Amen. Hanyuma reka kuvuga ngo biracitse. Haleluya. Reka kuvuga ngo birarangiye. Amen. Gira abantu ngo kumana ntibirangira. Cyakora kuri mama wawe bizarangira. Abantu bakabona ko upfuye. Kuri so bizarangira. Abantu bakabona ko upfuye. Haleluya. Wakwizera inshuti. Abantu bakabona ko birangiye inshuti kuvuyeho. Bashaka kugwa gucukurira urugobo. Abantu bakabona kuri bugwemo. Haleluya. Ariko Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Haleluya. Ndikubwira abantu ngo bongere bagirire Imana icyizere. Amen. Subiza amaso inyuma urebe intambara Imana yakurwaniriye. Ubwira Imana ngo Mana nzi ko cyagiye wandenge n'uyu munsi witeguye kundengera. Amen. Amen. Dusome amagambo y'Imana. Pascal adusomere ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 28 umurongo waho wa 2. Dusomane iryo jambo. Matayo ibice bya 28 umurongo waho wa 2. 28 umurongo waho wa 2. Yego. Habaho igishyitsi cyinshi. Yego. Kuko marayika w'umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru abirindura igitare akitaraho. Amen. Bibiliya iravuze ngo habaho igishyitsi cyinshi. Amen. Amen. Ngo kuko marayika w'umwami Imana yaravuye mu ijuru. Haleluya. Amen. Birashoboka ko mama wowe nkurikiye hari igishyitsi cy'intambara uhagazemo. Papa birashoboka ko wowe nkurikiye hari igishyitsi cy'ibibazo uhagazemo. Wa mukobwa birashoboka ko hari igishyitsi cy'ibibazo uhagazemo. Amen. Wa musore wowe nkurikiye birashoboka ko hari igishyitsi cy'amarira uhagazemo. Haleluya. Ariko Bibiliya ivuze ngo iravuze ngo marayika w'umwami Imana. Haleluya. Ngo habaho urusaku ko marayika w'umwami Imana amanutse mu ijuru. Haleluya. Amen. Hanyuma izi saha uyu mugoroba nkuzana ijambo rivuga ngo marayika w'umwami Imana amanuke ku buzima bwawe. Amen. Haleluya. Ndamwakiriye. Papa marayika w'umwami Imana amanuke ku buzima bwawe. Mama marayika w'umwami Imana amanuke ku buzima bwawe. Wa mukobwa marayika w'umwami Imana amanuke ku buzima bwawe. Wa musore nkurikiye marayika w'umwami Imana amanuke ku buzima bwawe. Amen. Ntangariza abantu ngo ahantu Imana yageze isiga ihinduye amateka. Haleluya. Ahantu Imana yageze ahatari ubuzima nima isiga topaya siela iharemye ubuzima. Amen. Wa mukobwa we unkurikiye ahatari ubuzima ahantu Imana yageze isiga iharemye ubuzima. Haleluya. Wa mupapa unkurikiye ahantu hatari ubuzima iyi Imana yahageze isiga ihinduye amateka. Ahantu hatari ishusho iyi Imana yahageze isiga ishizemo ikinyuranye. Yego. Hanyuma aya masaha nkurikiye Imana imanuka ku buzima bwawe kandi ukuri kuyarankorera yampamagaye. Imana nimanuka ku buzima bwawe irasiga hari ikinyuranyo. Irasiga hari uburyo Imana ishizeho. Irasiga hari amateka mashya yubatse. Irasiga hari amateka mazima nima efodoba. Imana igize gute ishinze. Birashoboka ko wabayeho ubabaye. Dore ko wabayeho ufite intambara. Dore ko wabayeho ufite igisuzuguriro. Ariko nkuzana ijambo bangu uyu munsi birahindutse mama. Papa uyu munsi birahindutse. Wa mukobwa uyu munsi birahindutse. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo marayika w'umwami Imana. Haleluya. Ngo ninjoro habaho igishyitsi cyinshi. Kuko marayika w'umwami Imana yaramanutse ava mu ijuru. Haleluya. Uzana ijambo rivuga ngo uyu mugoroba Imana ikumanurira igisubizo cyawe. Mama uyu mugoroba Imana iguhuze n'igisubizo cyawe. Papa uyu mugoroba Imana igusubize n'igisubizo cyawe. Ntabwo nzi igihe umaze igihe uri kurira ariko Uwiteka arabizi. Haleluya. Wa mukobwa ntabwo nzi igihe umaze uri kurira ariko Imana irabizi. Haleluya. Wa muhanuzi ntabwo nzi igihe umaze igihe uri kurira ariko Uwiteka arabizi. Haleluya. Uzana ijambo rivuga ngo uyu mugoroba Imana iguhuze na marayika wawe. Topa era nima efo. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu mugoroba Imana iguhuza na marayika wubaka urugo
gukomeza uyu mugoroba Imana iguhuza na marayika uguhereza akazi yavuganye nawe uyu mugoroba Imana iguhuza na marayika uguhereza umunezero umugabo ataguha uyu mugoroba Imana iguhuza na marayika haleluya ukwambutsa inyanja y'ibigeragezo ukinjira muri Kanani y'amasezerano Imana ihabwa icyubahiro haleluya uyu mugoroba wa mukobwa wankurikiye Imana iguhuza na marayika ukwinjiza mu rugo rwawe Imana yavuze haleluya ndikumva ndigufashwa Imana ishimwe izina ry'Imana rihabwa icyubahiro haleluya ijambo ryavuze ngo marayika w'umwami Imana arangije abirandura igitare haleluya igitare arangije nima efodoba akicara hejuru topaya si distance heranima efo ntabwo nzi igitare kikwicarira haleluya mama ntabwo nzi igitare kikwicariye papa ntabwo nzi igitare kikwicariye wa mukobwa ntabwo nzi igitare kikwicariye wa musore ntabwo nzi igitare kikwicariye haleluya hari abantu tugenda ariko dufite ibitare haleluya igitare ukakiriraho igitare ukakiryamira igitare ukakigendana haleluya umugabo ntakigukureho so ntakigukureho nyoko ntakigukureho dipolome ufite nziza wicaye mu kazi nigukureho icyo gitare haleluya imodoka nziza y'ijipe wicayemo waguza yawe nigukureho igitare haleluya etaje nziza wicayemo nigukureho igitare haleluya topa era nima hedobaya sidi stase raya sire bone drome Imana ishimwe n'abandi kumva ijwi ry'Imana arimbwira ngo uyu mugore Imana yiteguye kubohora abantu iri jambo nuryizera ukaryizera ugatumbira Kristo ugatumbira umusaraba ndabona kubohoka kuba papa ndabona kubohoka kuba mama ndabona kubohoka kuba kobwa ndabona kubohoka kuba sore haleluya muzana ijambo rivuga ngo uyu mugoroba Imana ibirandura igitare ku buzima bwawe mama Imana ibirandura igitare papa Imana ibirandura igitare wa mukobwa Imana ibirandura igitare haleluya nimara kukibirandura icicare hejuru ntabwo nzi igitare uri kurwana naco ariko iyera yampamagaye irakizi yayindi igibasha kureba ikareba n'urushishi rw'umukara ruri mu gitare haleluya najya nkubwire ngo twe nk'abantu twerekwa bice ariko Imana irareba haleluya Imana ishimwe Imana irareba haleluya Imana yigeze ibwira Yeremiya ijambo rikomeye iramubwira ngo Yeremiya nakumenya utari waba urusoro mu nda ya mama wawe dushimiye Imana ko Imana igitumenya abavandimwe batuvuyeho ikatumenya imiryango yatuvuyeho ikatumenya hatopaya sinima efo abagabo badutaye Imana ikatumenya inshuti zatuvuyeho Imana ikatumenya imiryango yadutaye inyuma y'umugongo Imana ikazi ikatumenya haleluya Imana ibwira Yeremiya iramubwira ngo Yeremiya we nakumenya utari waba urusoro mu nda ya mama wawe haleluya ngo nkushyiraho kuba umuhanuzi uzajya uhanurira amahanga gushireho hejuru y'ibihugu by'abandi birashoboka ko topaya si umuntu yakureba akakureba muri karande yo kwa soro kwa nyoko ariko ikintu nkundira mwene Mariya yaje ntabwo aturebera muri karande dore nyehereje icyubahiro topa eranima haya sire bone icyubahiro Yesu dushimire Uwiteka kiyaje ataturebera mu bisekuruza byo kwa data no kwa mama yego sha nafashijwe n'ukuri bisekuruza byo kwa nahaguruka haleluya irangije ibwira Yeremiya iramubwira ngo Yeremiya we nakumenya utari waba urusoro mu nda ya mama wawe ngo nkushyiraho kuba umuhanuzi uzajya uhanurira amahanga Imana ishimwe irangije imushyira hejuru y'ibihugu by'abami dushima Imana ko Imana igifata isuzugurwa zitazwi zitamenywa haleluya Imana ikazishyira hejuru Imana ishimwe nagira ngo ntangarize abantu wicerezwa n'icyo abantu bavuga ahubwo cerezwa ku cyo Imana yavuganye nawe icyo ngicyo ugitindeho ukibike mu mutima wawe haleluya ubwira Imana ngo Mana shoboza gukiranuka ibindi byose Imana izabikora irangije ibwira Yeremiya ngo nkushize hejuru y'abantu birashoboka ko mama hari intambara uhagazemo ariko Imana mbonye igushyira hejuru y'abantu hatopaya sinima efo papa birashoboka ko haleluya urisuzugurwa ariko
ariko mbonye Imana igushyira hejuru wa mukobwa yemeje kuko uri isuzugurwa ariko mbonye Imana igushyira hejuru ntangariza abantu amen ntabwo umuntu yakurwaho iva atararyiga aravuguyemo ntabwo bishoboka nta nubwo umuntu yakurwaho umwanda atarawigeze yego amen ntangariza abantu rero iyo Imana ije ntabwo iza mu bizima hari abantu bagira imyumvire bakavuga ngo Imana izirabeza gusa hoya nta kindi Yesu cyamuzanye mu isi Yesu cyamuzanye yaje gushaka ba bantu bari inyuma batazwi nabo bakajya imbere haleluya yaje gushaka ba bantu bari inyuma batazwi batamenwe harangije abashyira imbere dushima Imana ko hari ukuntu Imana igiza igafata umuntu utazi haleluya ikazi ikamushyira imbere kandi bakababwira umuntu Imana yemeje abantu bose barabimenya uko niko kuri kuruta uko washaka inzaratsi ntangariza inzaratsi zitagaci imiti igira amanda ndanivuga ngo n'abantu babijyamo hari ibitambo batamba ariko umuntu bita Yesu uretse igitambo dutamba uretse umubiri wacu tugashora ivi tugasenga ubundi hanyuma yo gusenga hari ibisubizo by'Imana dukuramo ntangariza abantu ngo abantu bashaka mu maso y'Imana amen ijambo ryavuze ngo nuko marayika birandura igitare yego haleluya ngamaze kubirandura igitare akicara hejuru hanyuma ntabwo nzi abantu ibitare byabatsikamiye kandi birahari nuko biratuzengereje Pascal na gitare ufite amen haleluya amen ntabwo nzi abantu ibitare bibatsikamiye ariko iyara yampamagaye yambwiye ngo hari abantu bafite ibitare byabatsikamiye igitare haleluya cyaba ari ukuba warize ntubone diplome nacyo ni igitare igitare cyaba ari ukuba ufite etaje nziza ntuyiboneremo amahoro nacyo ni igitare igitare cyaba ari ukuba ufite jipe nziza ariko ukaba nta mahoro uyigenderamo nacyo ni igitare igitare ni ukuba warize ufite diplome warize n'amasita diplome ntibone akazi ukaba umaze imyaka 5 yibitse nacyo ni igitare haleluya Imana ishimwe igitare ni ukuba ufite abana haleluya barize baraminuje ariko nta kazi haleluya igitare ni ukuba ufite abana b'abakobwa ariko badashaka nacyo ni igitare hanyuma birivuze ngo iki iravuze ngo Imana ibiranduye igitare irangije ikicaraho dushima Imana ko hari abantu Imana ikuyeho ibigeragezo bamaze igihe cyangwa se amashuri bamaze igihe Imana ikaba yicaye hejuru haleluya witinyishwa n'ikigeragezo umazemo igihe haleluya ahubwo atinyishwa n'Imana yavuze kuri wowe Imana ishimwe cyane haleluya umurindi yaravuze ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azi abantu dushima Imana ko atari bako batuzi amen dushima Imana ko atari bako batuzi haleluya kuko ari bako batuzi yaguye umunsi ejo akakuvuga yaguye ejo akakwinuba yagutiza akubwira ngo ntirurira ariko umugabo bita Yesu haleluya cyangwa se Uwiteka twahungiyeho ashoboye ibintu byose yego haleluya amen Bibiliya yavuze ngo marayika birandura igitare arangije akicara hejuru yego mama Imana igira ibintu birandura ku buzima bwawe izina ry'Imana rihabwa icyubahiro haleluya wowe uri kurara uri kurira Imana ibirandura igitare cy'amarira ubyukana igitangaza cy'umunezero haleluya wowe uri kurara ufite uburwayi bukomeye bukuzengereje abaganga baravuze ngo ntabwo uzakira Imana ibirandura igitare haleluya itsinzi y'Imana igire gute isakare cyangwa se itsinzi y'Imana ishyirwa hejuru amen dushima Imana ko ari ibitare Imana ije gukura ku bantu amen haleluya nakuba warize ntubone akazi nacyo ni igitare nakuba urambagizwa ukabengwa nacyo ni igitare amen kwani ujya gusaba akazi abamujyanye bakakabona wowe ntukabone nacyo ni igitare haleluya nakuba ufite umugabo ntagutunge nacyo ni igitare haleluya ariko umurindi aravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari ndetse bazakora n'iby'imbaraga ntangariza abantu ngo nibashake Imana ibindi byose babireka haleluya kandi ikindi nta mukiranutsi w'Imana ujya ukorwa n'isoni amen yavuze ngo marayika birandura igitare harangije akicara hejuru mu yandi magambo hari ibintu Imana ije kwicara hejuru ibintu byatwajije abantu igitugu ibintu byahetamishije abantu ibitugu mbese ibintu bibakururukaho ndabona Imana ibirandura igitare haleluya kandi ubwo
gumamo nkuzana ijambo rivuga ngo uyu munsi amateka abantu bakuzimo Imana ije kuyagukuramo hari andi mateka y'umugisha Imana iguteretse basikara ubuzima tubamo abantu bakaturera mu buzima duhagazemo haleluya umuntu akagusuzugura akakugendaho ukaba nk'itapi ariko iyo Imana yajira gutwikura ntangariza abantu badukurikira Imana ibatwikurura amen mama Imana igutwikurura kuko Imana igutwikurura uravamo icyo Imana yagambiriye kuri wowe papa Imana igutwikurura uravamo icyo Imana yagambiriye satagizemo uruhare kandi ndi guhanura makatagizemo uruhare umuvandimwe atagizemo uruhare haleluya ubundi umuntu Imana atwikurura abantu bizana nta ubahamagaye Imana idutwikurure mu izina rya Yesu hanyuma ndikubwira abantu ngo Imana idutwikurure Imana nigutwikurura hari ubugumba Imana irasiga itanze umwana Imana nigutwikurura ahari uburwayi Imana irasiga itanze ubuzima Imana nigutwikurura ahatari amahoro Imana irasiga hatanze amahoro haleluya Imana nigutwikurura ahatari umunezero Imana irasiga hatanze umunezero yigeze isimbukira kwa Hana imaze gusimbukira kwa Hana irema umwana w'umuhungu mu nda haleluya narangije amagambo ashira ivuga haleluya hari ubuzima tubamo abantu bakadafata ijambo ariko Yesu yaje yemeza abantu Imana iturebera aho Imana iturebera aho tutareba Imana we Imana iturebera aho Imana iturebera aho tutareba Imana we Imana iturebera aho Imana iturebera aho batareba Imana we Imana iturebera aho Imana iturebera aho batareba ayiwe erega we irumba 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 erega we Imana irumba erega we irumba erega we irumba haleluya imbaraga Imana k'Imana ijya yumva abantu bayo yego amen amen nasomye amagambo y'Imana ari muri Zaburi ni ibice 30 umurongo wa 6 haravanga ari kuriyakorera umuntu ariko bwacya nijoro mu gitondo impundu zikavuga hanyuma hari abantu badukurikiranye bari kurira ariko hari impundu zivuze kandi mbwira abantu nta byacitse ku Mana urufatiro rw'Imana ruracyariho kandi rwanditsweho ikindi ntangariza abantu mujye muhungira mu nzu y'Imana amen haleluya kuko umuntu wahungiye mu nzu y'Imana ntabwo apfa gupfa ndi umugabo wo kubihamya amen umuntu wahungiye ku Mana atahungiye kwa Patini kwa Mwamini kwa Saro ntabwo apfa gupfa ugera mu nzu y'Imana urusha ukumva imvugo y'Imana iminsi ikisunika haleluya ugera mu nzu y'Imana urwaye cyangwa se umugabo yagutara cyangwa se umugore yagutara Imana yavuga ngo ati mwana wanjye sinzagukoza isoni bikakubera impamba y'urugendo iminsi ikisunika amen ariko se genda ubwira umuntu araguca intege ariko Yesu dushimiye ko atajya twumvira ubusa amen ijambo ryavuze ngo marayika w'umwami Imana abirandura igitare arangije akicara hejuru tubwira abantu ngo hari ibintu Imana ije kwicara hejuru ibintu bidafite umumaro Imana ije kubyicara hejuru amen birashoboka ari abarozi bakurogaga haleluya bireka n'ibigeragezo waruhagazemo bireka n'amakuba warumaranye ariko Uwiteka hari ibintu aje kwicara hejuru Imana ije kwicara hejuru ubugumba Imana ije kwicara hejuru uburwayi abaganga bananiwe haleluya Yesu aje kwicara hejuru Imana ishimwe ndi kubwira abantu ngo bongere bagirire Imana icyizere haleluya Imana ishimwe Yesu hari ibintu aje kwicara hejuru Imana ibaha umugisha amen Imana y'amahoro iguha umugisha kandi amavuta y'Imana kubeho mu izina rya Yesu akumeho mu izina rya Yesu n'urubyaro rwawe Imana iruhe amavuta mu izina rya Yesu hanyuma dusengera n'abantu b'Imana babashe kubaturwa mu izina rya Yesu kamanze shyiraho yego nomero zanjye ni 078 6 yego 308 cyangwa se 079 yego 45 76 91 yego umuntu wakenera ko dusenga kumpamagara ntacyo bitwaye ariko ari ugusenga
nta bindi. yego Yesu abahereza umugisha reka dusenge. Uri data wa twese mwiza, amen uri Imana ikiranuka, nta gacu ko guhindukana bakugaragaraho, ubwami bwawe nibushyirwe hejuru. Turasenze Mana, ijambo ravuze ngo marayika w'umwami Imana birandura igitare akicara hejuru. Unyemerereza isaha ubirandura igitare kuba papa, kuba bakobwa, kuba bize, buri muntu wese urushe ubirandura igitare mu izina rya Yesu. Urwaye, ufite amadeni, uwacyamunara imereye nabi, urugo rwananiye, uw'abana bananiye, topa ya sinima, buri muntu wese umukorera imbaraga, kuko twamaze kumenya ko muri tuhagera tudafite ubuzima tukabubona, muri tuhagera turushye tukaruhuka. Dawidi yabivuze neza, haravangwa twakuva tukajya he, kandi ufite amagambo meza, amagambo y'ubugingo nuhabwa icyubahiro. Hanima ya siela hedoba ya sidistase. Turavuze ngo ubwami bwawe buze, kandi icyo wagambiriye gukora ugikore. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu, amen. ibiganiro byacu nakagaruka. Amen. Imana iguhe umugisha.